Izina Regis, izina ry'umuhungu ukunda kugira inshuti nyinshi. Regis ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umuyobozi cyangwa se umwami. Mu mashuri y'abihaye Imana, iyo ishuri runaka ryitiriwe cyangwa se rihawe izina Regis, icyo gihe bivuga Yesu cyangwa se Yezu, niwe baba bashatse guha igisobanuro cy'iri zina cyangwa se bakaba bavuga ko ari umwami. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire. Nanjye gusuhuzana naguha ikaze ndi Isingizwe Edith. Tugeze mu gice twari ubusobanuro bw'amazina, aho tugiye kubana ku izina Regis. Nk'uko mwabyumvise, tugiye kubabwira ubusobanuro bw'izina Regis, tubabwira ibiranga ba Regis. Niba witwa Regis rero uhawe ikaze by'umwihariko. Niba utitwa ko kandi ushobora kuba ufite impamvu runaka zituma ugiye kumva ubusobanuro bw'iri zina ndetse n'ibiranga ba Regis. Ubwo harimo impamvu yo kuba wenda uziranye n'umuntu witwa ko inshuti yawe, ufite umwana witwa Regis, uratwite wenda ushobora kuba wakumvira izina Regis kumva arikunze ukazaryitira umwana uzabyara. Mbese ni impamvu nyinshi zishobora gutuma wumva iri zina cyangwa se umenya icyo iri zina risobanura. Ubaye wifuza ko tugusobanurira izina ryawe kandi nawe ntabwo uhejwe, ushobora kuba uri kumvira izina ariko ukanyandikira muri komenti ukatubwira nawe izina wifuza ko tuzagusobanurira ubutaha. Uretse no kuba ari izina ryawe kandi nanone ushobora kuba wifuza kumenya ubusobanuro bw'izina ry'undi muntu runaka. Rero nawe ntuhejwe, ushobora kuridusaba bunyujije muri komenti kugira ngo ubutaha ari wowe tuzasobanurira izina wadusabye. Tudatinze rero tugiye kubabwira ibiranga ba Regis. Nyuma y'uko tumaze kubabwira ko izina Regis risobanura umuyobozi cyangwa se umwami, hari ibintu rero biranga ba Regis. Hari uburyo ba Regis bitwara bate cyangwa se bateye bate. Ikintu cya mbere, Regis ni umuntu ukunda kugira inshuti nyinshi kandi ni umuntu byoroshye kubana nawe. Ibi ngibi bivuze iki? Niba ubana n'abantu benshi cyangwa se ugira inshuti nyinshi nk'uko tuvuze, nyine biba byoroshye cyangwa se mu mibanire yawe nabo biba ari ibintu byoroheje cyangwa uba usanga mubanye neza. Niyo mpamvu nyine baba benshi ugasanga ufite inshuti nyinshi. Regis muri make arangwa no kugira inshuti nyinshi. Ikintu cya kabiri mu bintu biranga ba Regis ni uko Regis ari umuntu utega amatwi akumva. Hari umuntu utajya utanga umwanya, hari umuntu ushobora kugira nawe ikibazo nanaguha umwanya wenda ngo akwisobanureho cyangwa se yisobanure ubashe kumubabarira cyangwa mubashe kumva aho ikosa riri kugira ngo murikosore. Regis rero si uko ateye, wabasha gutega amatwi abamugana cyangwa se abashaka ko abumva, abatega amatwi akabumva. Ikintu cya gatatu mu bintu biranga ba Regis ni uko Regis ari umuntu ugira ikinyabupfura, ariko rimwe na rimwe akaba yarangwa no gukoresha amagambo akomeretsa cyangwa se imvugo nyandagazi. Ibyo ngibyo ariko ntibyakuraho nanone ko usanga nanone ikinyabupfura cyo kimuranga cyane cyane. Muri make arangwa n'ikinyabupfura, gusa rimwe na rimwe nanone ushobora kwisanga yatandukiriye agakoresha amagambo akomeretsa umuntu cyangwa se akaba yakoresha imvugo nyandagazi. Kane, Regis aba ashakisha imbaraga igihe cyose kugira ngo abashe gukora ibintu bye neza mu buryo butunganye, ariko icyo gihe nanone iyo bitabayeho arababara. Urumva, niba wakoze ibishoboka byose ugakoresha imbaraga zawe zose zishoboka kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho, iyo bitagenze uko wabyifuzaga ntakabuza urababara cyangwa se ntiwabura kubabara muri wowe. Ikintu cya gatanu mu bintu biranga ba Regis ni uko Regis ari umuntu ugaragaza amarangamutima cyane. Iyo hagize ikintu kimukomeretsa arababara bikomeye. Niba uziranye na Regis rero urasabwa kuzajya wirinda kumubabaza cyangwa se kuba wagira ikintu umubwira cyangwa umukora cyatuma akomereka, kubera ko ni umuntu ugira amarangamutima cyane ndetse akanayagaragaza, ku buryo rero uramutse umubabaje cyangwa se uramutse ugize icyo umukora kitari cyiza ashobora gukomereka cyangwa se ushobora kuba umukomerekeje ku rwego rukomeye cyane. Ikintu cya gatandatu, Regis ajya arangwa no gushidikanya. Hari abantu badapfa kwizera cyangwa se mu kintu agiye gukora icyo ari cyo cyose akumva ko ari gushidikanya ko kiraza kugenda neza, cyangwa se niba ari umuntu agiye kugira icyo akorera akumva ari gushidikanya ku kimukorera, cyangwa se niba ari umuntu yakaba yari kwizera akumva ari gushidikanya ku kuba uwo muntu yaba umwizerwa. Rero muri bake ba Regis barashidikanya. Ikintu cya karindwi mu bintu biranga ba Regis ni umuntu ugoye cyane, wa muntu ushobora kugaragaza kwishima ndetse akanagaragaza kubabara mu gihe kimwe, akabikorera rimwe cyangwa se akabigaragariza rimwe. Icyo gihe kandi ntube wamenya ko byabayeho. Muri make ashobora kwijijisha, none ushobora kumukorera ikintu kikamubabaza, ariko yabazi ko agiye guhura n'umuntu cyangwa se hagira umuntu umugeraho bitunguranye,
yari ababaye akaba yahita agaragaza ko yishimye kandi muri we ababaye, mu mutima warababaye, yababajwe ndetse ababaye cyane bikomeye, ariko wamugeraho atari wowe wamubabaje ndetse nta n'ikibazo mufitanye, nabe yakugaragariza ko ababaye, ahubwo agahita agaragaza ko yishimye kugira ngo mubashe kuba mwavugana mu buryo bworoshye cyangwa se butagaragaza ko afite ikibazo muri we. Ibyo ni ibintu biranga ba Regisi. Niba witwa Regisi ushobora kujya muri comment ukatubwira niba koko ibyo tuvuze bikuranga. Hari abantu benshi bajya batubwira bati ntabwo ibi mwavuze bindanga cyangwa se bimwe muri byo ntibindanga, ntabwo byabura. Niba ari abantu bitwa izina runaka muri iyi si baba ari benshi cyane. Iyo tugiye gukora rero, iyo dukusanyije ibibaranga ntabwo tugendera kuri wowe wenyine, tugendera mu bantu bitwa izina runaka muri rusange. Rero abantu baba bitwa gutyo bose ntabwo ushobora gusanga bose ariko bavuga ko ibyo bintu bitabaranga. Kimwe mu byo uri kurekarama cyangwa se gukomplayininga uvuga ko kitakuranga ushobora kugisanga kuri mugenzi wawe. Akenshi ariko nanone twagiye dusanga murekarama cyangwa se muvuga ko ibitabaranga ari ibintu bibi gusa. Kubera iki mujya muza ngo mutubwire ko ibyiza bitabaranga? Usanga uklayiminga avuga ko ikintu kibi aricyo kitamuranga. Muna twavuze ko agira umujinya, burakari, agahita atubwira ati iki kintu ntabwo kindanga, ariko mu bintu byiza byose twavuze ugasanga nta na kimwe avuzemo kitamuranga. Rero akenshi duhita tubifata nk'aho ahubwo wowe utiyizi cyangwa se muri bya bintu ukora ukaba hari ibyo utemeranya n'umutima wawe cyangwa se utemeranya nabyo ko ubikora kandi mu by'ukuri ubikora. Muri make rero icyo twashaka kuvuga ni uko niba twakubwiye ibintu bikuranga, ushobora kuba wenda utabyujuje 100% yego, ariko byibura nka 95% ibyo bintu ubifite. Niba kandi utanafite icyo kintu tuba twakuvuze ukavuga ko kitakuranga, mugenzi wawe ashobora kuba agifite. Ubaye utitwa Regisi nawe ukawumvishira izina ariko ukaba wari ufite inshuti yitwa Regisi, ushobora kujya muri comment ukatubwira niba uko twavuze ateye ariko usanzwe umuzi. Niba kandi wakunze iri zina ushobora kuzarikoresha mu buryo runaka, ubwo turavuga wenda kuba bakifuza kuryitirira abana babo. Niba kandi utarikunze nabwo nta kibazo, kubera ko amahitamo y'abana batandukanye. Ntabwo twatinda muri byinshi rero, ikiba cyatuzanye no kubabwira ubusobanuro bw'izina, tukanabwira ibiranga abantu baryitirirwa cyangwa se baryitiriwe, hanyuma tugakomeza n'ibindi bintu tubagezaho hano kuri Media Empire, kubera ko ntabwo tubabwira ubusobanuro bw'amazina gusa, tubabwira dukora ibiganiro, tubagezaho amakuru, inkuru zaba iz'urukundo n'ubuzima. Rero ntabwo waza hano kuri Media Empire gusa ugiye kureba cyangwa se kumva ubusobanuro bw'amazina, uhawe ikaze no mu bindi bintu dushyiraho kugira ngo ujye wunguka byinshi kandi bigire icyo bikugezaho. Njye twabanye kuva dutangiye kugeza ku musozo nari Isingizwe Edith. Nimugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.